Nibyo mwaramutseho neza mwese muduteze yombi kuri tariki ya mbere Mata 2026 tugeze mu kwezi kwa kane nyuma y'iminsi 31 yose turi mu kwezi kwa gatatu navuga ko hari ukwezi kwaranzwe n'ibintu bikomeye cyane cyangwa se n'ibikorwa bidasanzwe. Ubu rero turagarutse muri studio aho tugiye kubana mu makuru n'ibiganiro n'ubundi nanone kuri tariki ya mbere Mata cyangwa se muri kwezi kwa kane twinjiyemo n'amakuru aza kwibana kandi akanagaruka ku bivugwa ndetse n'ibana mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari nk'uko mumaze kuba mwabimenyera cyangwa se bimaze kuba bisanzwe, aho umunsi ku wundi n'ubundi ari nayo makuru tugenda tugarukaho. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'Ubufaransa barimo barategura ikintu gikomeye cyane cyangwa se igikorwa kidasanzwe. Benshi ntabwo bagiye babimenya, benshi ntabwo bagiye babisobanukirwa, ariko reka nkubwire ko ibihugu mubona, ibihugu by'i Burayi, ibihugu ibi mwumva byo ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ibihugu uzumva bikomeye bitakiri mu cyo bita developing country, ibihugu byamaze kuba ibyo bita developed country. Ni ukuvuga ngo inzego zo sekiteri zose mu buryo bw'ubukungu, mu buryo bw'imibereho, mu buryo bwa politike, ni ukuvuga ngo ntabwo aba ari ibintu bisanzwe. Imitegurire baba bafite ntabwo ibisanzwe, ari nayo mpamvu igihugu nk'icyo ngicyo ntabwo ari igihugu kiba gikwiye gukinishwa. Niyo mpamvu Ubufaransa butagombaga gukinishwa n'abarwanyi ba FCM23. Ndaje nkubwire ingaruka zikomeye cyane zabaye ku mutwe wa FCM23 wagize utya ukora ibidasanzwe ubwo Ubufaransa murabizi ubwo bwateguraga inama ikomeye cyane, hatangiwemo agera kuri miliyari imwe n'ibice bitanu by'amafaranga y'amayero. Iyo tuvuze amayero ni amafaranga akoreshwa ku mugabane w'Uburayi mu bihugu bimwe na bimwe nyine byemera iryo faranga nk'amafaranga ari current muri icyo gihugu, ariko ni n'amafaranga agera n'ubundi ku mugabane wa Afurika ndetse n'andi mu bice bigiye bitandukanye. N'amafaranga akomeye cyane dore ko asumba amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo rero yaratanzwe kugira ngo yifashishwe mu bikorwa bigiye bitandukanye, ariko icy'ingenzi ndavuga mu byavuzwe ko ari ugufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ariko nyamara inyuma y'ibyo ngibyo bigenda bivugwa kuri mikoro muri raporo zigiye zitandukanye, Ubufaransa bwashakaga ko M23 ishyirwa hasi cyangwa se igashyirwa ku iherezo. Nyuma y'uko byanze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ndetse ubu umutwe wa M23 ushinjwa nk'uwasuzuguye cyane rwose ngo Ubufaransa bwavuze buti yewe bwageze no ku kigero cyo gutumiza inama, baravuga bati mufungure ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ariko M23 iravuga iti Ubufaransa mwarayobye ati Ubufaransa mwarayobye, ntabwo gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ntabwo bivuze kujya kuganira na leta ya Kinshasa. Ati niba mushaka gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma nimuganire natwe M23, muri kuyoba, muri kujya gushakira amata ku kimasa, muri gushakira amazi ku musenyi, mbese muri gushakira amafi mu bintu bidashoboka nyine. Ibintu byinshi byose mvuga bidashoboka nibyo M23 yagaragaje. Ni inama rero yabaye ku itariki 30 Ukwakira 2025 yitabiriwe n'abanyacyubahiro bagiye batandukanye ku ruhande rw'Ubufaransa, ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa byari byateguwe ntabwo byigeze navuga ko byarakozwe, ariko ntabwo byatanze umusaruro. Ubufaransa rero ntabwo bwahaze ahubwo bwahise bufata umukoro cyangwa se byabubereye umukoro gutegura none ikintu gikomeye cyane gishobora gushyira hasi abarwanyi ba FCM23. Ni gahunda ikomeye cyane rero yateguwe n'Ubufaransa, imaze amezi atari makeya kandi ishyirwa mu bikorwa. Byabaye ngombwa ko hoherezwa umwe mu bakomeye cyane kandi bazwiho gutanga imyitozo karundura karabutaka, nk'uko amwe mu makuru nagengesha, amwe mu bakurikirana rwose politiki n'umutekano by'Ubufaransa babitangaza. Ni special force zidasanzwe zatojwe ku munsi w'ejo masaha ya nimugoroba. Nagiye mbigarukaho cyangwa se nabikomojeho mvuga uburyo cy'ingabo z'Ubufaransa zigiye kwinjira mu mirwano kugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo zarahageze, kwagira byo zarahageze ndetse n'ibikorwa byazo byaratangiye. Murabyibuka, ntabwo mu by'ukuri nza kutangaza neza ukwezi, ariko byaravuzwe cyane n'amafoto yagiye akwirakwira ubwo Abafaransa bagaragaraga Kisangani. Leta ya Kinshasa yaje gusa naho ibihakana cyangwa se ibikerensa, muraza kugihanganira kubera
ibibazo by'amagripe buri kugenda bwumva, ariko ntabwo biza kumbuza kuza kubatangariza amakuru akaza kubageraho. Icyo nashaka gukomozaho cyangwa se kuganiraho rero, nababwiraga ni leta ya Kinshasa yagize itya isa nk'aho ibihakana, iravuga ati ntabwo ni aba instructors. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo ni aba instructors bavuze ko ari abarimu. Ibyo nabyo barabihakanye, bavuga ko ayo mafoto yakwirakwijwe atariyo, ariko nyamara kuri iyi nshuro byaje kugaragara ko ibyavuzwe byari ukuri. Ibyo M23 yavuze byari ukuri. Ingabo z'Ubufaransa zagaragaye Kisangani. Kugaragara Kisangani ntabwo cyari ikibazo, kuko n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaragara, iz'Uburusiya zahagaragara. Icyo ntabwo ari ikibazo, ahubwo ikibazo ni eske izi ngabo z'Ubufaransa zageze aha ngaha Kisangani zije gukora iki? Kubera iki se ubundi zahageze? Byibuke izi ngabo z'Ubufaransa zageze Kisangani nyuma y'ibiganiro byabaye hagati ya leta ya Kinshasa ndetse n'Ubufaransa nyine. Ni ibiganiro byanitabiriwe n'abarimu mukuru w'igihugu Perezida Emmanuel Macron, agaruka kandi anavuga ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Guma gikwiye gufungurwa, ariko habaho kuza kubikirenza. Ingabo rero z'Ubufaransa barabizi ko buriya mu Bufaransa akunze kugaragara ndetse no kubonekayo abirabura benshi, by'umwihariko bamwe mu bagaragara mu bihugu byagiye nyine bikolonizwa n'Ubufaransa. Ni abantu bakunze kugaragara iyo cyane. Aba rero baje mu buryo bwo kuneutraliza icyitwa FDLR, ariko ndagira ngo nsobanure rero, aba bahawe icyo bita imyitozo, yahawe izina cyangwa se inyito bita Jungle Dio. Ni imyitozo yo kurwana mu mashyamba, urugamba rwo mu mashyamba rwose, mu mbeho y'ubutita, mu biti bitagaragara bipfutse, mu misozi igaragara mu mashyamba. Ni batayo 3 zonyine gusa z'igisirikare cya leta ya Kongo, uvuga ko ni abasirikare bagera kuri 715 bahawe imyitozo idasanzwe n'igihugu cy'Ubufaransa. Hanyuma rero bigishijwe self defense, kwirwanaho, bigishwa ubutabazi bw'ibanze mu gihe hari nk'umusirikare uramutse arashwe, ndetse bigishwa kwiforomera urugamba ku buryo bo ubwabo bashobora gutangiza urugamba bakaruyobora ndetse bakanarutsinda kugeza ku musozo no ku iherezo, bakiyobora bo ubwabo hatabayeho amakimbirane. Ni ukuvuga ngo bahawe imyitozo iri clarifiye, iri ku rwego rw'ejo kugera ku rwego rw'Ubufaransa. Ubufaransa ntabwo bushaka kujya mu ntambara nk'Ubufaransa nyine ngo bugaragaremo, ariko burashaka gushyira abanyekongo b'Abafaransa mu buryo bw'imirwanire muri iyi ntambara. Icyantunguye cyane ni uko ubu tuvugana ni amakuru hari muri Nyiragongo ndetse no muri Rucuru niho aba bagomba koherezwa. Ndavuga batayo zigera kuri 3 zigizwe n'abantu 715. Aba bagomba koherezwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuye aho bita Chopo muri teritwari ya Kisangani, ni mu ntara ya Chopo. Ni igikorwa rero cyabereye mu birindiro bya General Boma, ndaza kubigarukaho nabyo, ariko reka mbanze nkubwire amayira akomeye cyane ndetse na systeme zidasanzwe ziri muri iki gikorwa cyateguwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'Ubufaransa. Ni ukuvuga ngo ni igikorwa kirimo kwihorera ku ruhande rw'Ubufaransa, ni igikorwa kirimo gutsinda ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko haraza kubamo kugaragaza M23 nk'umutwe wanze ko barwanya FDLR. Uyu mutwe uri kuri iyi misiyo y'iki gikorwa ubarizwa mu bice uyu munsi bigenzurwa na bigenzurwa na M23, aho bita muri Nyiragongo. Ngira ngo murabizi ko byagiye bivugwa ko ariho babarizwa, bakabarizwa Masisi. Bivuga ko umuyobozi wabo ari aho bita Himbi muri Bashari Mukoto, bakabarizwa n'ahandi bita muri Rucuru mu bice bigiye bitandukanye, ndetse no kuri pariki ya Virunga. Ubwo turaza kukubitira hano muri Kivu y'Amajyaruguru honyine niho bagaragara. Kandi AFC M23 ni ifite imbaraga zikomeye cyane, cyangwa se ni ifite ubushobozi budasanzwe. Kuri ubu ku itariki 30 byari ku cyumweru, ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu ukwezi gushize, nibwo ibi bikorwa bihuriyeho hagati y'Ubufaransa ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatangijwe. Hari uwo bita General Jacques Nduru ya Chirgonza yari ahari, ndetse na bagenzi bagiye batandukanye.
atangiza iki gikorwa ku mugaragaro. Ni igikorwa gikubiyemo ni ukuvuga ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'Ubufaransa, ariko by'umwihariko leta ya Kinshasa baraza kuba barashe bakoresheje ibuye rimwe, hanyuma bagahamya inyoni ebyiri kandi mu buryo bwateguwe. Leta y'Ubufaransa iyo icyo yashakaga ni ukubona hari ikintu kibangamira M23 kiturutseho, ariko mu buryo buri indirect cyangwa se mu buryo butaziguye, nk'uko M23 nawe wavuze ati ntabwo dufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Abafaransa bakongera gusuzugurika muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, n'ubundi bivugwa ko bagiye bagasuzugurirwamo kenshi, nabo bakavuga bati rero turategura igikorwa gikomeye cyane cyo guhangana nyine nande n'uyu mutwe. Ariko icyo ugomba kumenya cyangwa se ibidasanzwe ugomba kuba wasobanukirwa kuri iki gikorwa ni uko kugeza uyu munsi, kugeza kuri iyi saha, kiraza kugira ingaruka zikomeye cyane kuri M23. Tayari ntabwo M23 iri bwemere ko izi ngabo zifite imyitozo idasanzwe, izi ngabo zatojwe bidasanzwe, ziri very trained, ziri very equipped, zifite ibikoresho byose bihambaye, imyitozo yose yambaye kandi zishyigikiwe n'ingabo zikomeye nk'Ubufaransa, baza kwinjira mu bice bagenzura ngo baje gusenya umutwe wa FDLR. Ibyo M23 ntabwo ishobora kubyemera habe namba. Niramuka ibyanze, nibaramuka babyanze, AFC M23 plutôt nibaza kuramuka babyanze, biraza gusiga bisobanuye ko Kinshasa ibikorwa yasabwaga byo kubahiriza amasezerano ya Washington mu gusenya FDLR biraba bikozwe, ariko habayemo amananiza atari ya Kinshasa afite undi ugomba guhagarika ibyo bikorwa. No kuvuga ngo ni ibihano tuza kubona kuri M23, ndetse kandi nanone ni M23 ushaka kwisanga iri mu ntambara ikomeye cyane. Ikindi biraza no gukora ku masezerano ya Doha, amasezerano ya Washington yonyine gusa. Uyu ni umutego wateguwe, ariko ngiye mvuga ko wateguwe n'Ubufaransa kuri M23. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma nicyo kikiri gukurikirana rwose aba barwanyi ba AFC M23, ndetse icyo ugomba kuza kumenya kandi kigomba kuza kugusigara mu mutwe nuko biza kugira ingaruka zikomeye cyane. Ikindi kigomba kuza kubaho kidasanzwe, Ubufaransa ni ukuvuga ngo ingaruka nk'uko Ubufaransa bwabiteguye biramutse bigenze uko bizagenze, M23 ishobora kuba mu by'ukuri yafungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ku kabi n'akeza. Hanyuma yamara gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ku kabi n'akeza, bitaba ibyo uyu mutwe ushobora gufatirwa ibihano, bityo ibyo Ubufaransa n'ubundi bwashatse bikaba bigezweho, kuko uyu munsi ntabwo Ubufaransa bugishaka ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gifungurwa, ahubwo burashaka ko hagira igikorwa. Ndetse buriya Ubufaransa buvuga ko butizeye neza cyangwa se bwagiye bugaragaza ugushidikanya ku makuru avuga ko Umufaransakazi Karine Basset wakoraga muri UNICEF yaba yarishwe na leta n'ibitero bya leta ya Kinshasa. Mwagiye mubyumva kenshi bavuga ngo ibitero byakozwe na M23. Ibyo nabyo Ubufaransa burabibitse. Ni kimwe mu bintu bagitekerezaho cyane, ni kimwe mu bintu bakigarukaho bavuga bati Umufaransakazi yarahaguye ku bwa M23. Ibyo byose biragenda bikirunda bikavamo ikintu kinini cyane gituma hari uruhererekane mu guhangana hagati y'ubwo Bufaransa ndetse n'abarwanyi ba AFC M23, bigakora icyo bita inzika. Ngira ngo nawe utazi rero ibyo bashaka kwita inzika muri mwese, ngira ngo mwese murabizi icyo babishatse gusobanura ndetse n'icyo bivuze. Ni ikintu cyo gikomeye cyane. AFC M23 iraza gukomeza kwishyura icyo cyo cyo kuba mu by'ukuri ibiganiro byo ku itariki 30 Ukwakira baravuze bati twebwe ntabwo dushobora gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kubera mwebwe Ubufaransa mwaganiriye na Kinshasa. Ati mwebwe Ubufaransa nimuze muganire natwe M23, nibitaba ibyo jamais, nkuko mubivuga mu rurimi rwanyu mubyibagirwe. Ubufaransa rero nabwo bigaragara ko buticaye. Izi ngabo rero tuzikomozeho nazo
cyangwa se tubigarukeho aba basirikare 715. Amakuru ubundi nafashe ni uko ngo byibuze kuva mu bihumbi 2022 kugeza uyu munsi mu bihumbi 2026 ni ibintu bisanzwe bibaho. Ni igikorwa ngarukamwaka Ubufaransa butera inkunga ibikorwa by'imyitozo ya gisirikare abasirikare bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma abagera kuri 800 bagahabwa imyitozo. Ariko kuri iyi nshuro biratandukanye kuko imyitozo yatanzwe nk'uko twagiye tubikurikirana ntabwo ari imyitozo yari isanzwe itangwa, ahubwo hari icyongewemo cyangwa se hari ibyongewemo. Nyuma y'uko hari ibyongewemo hari intego zihari, ndetse iyo myitozo yatanzwe hari ibikorwa bigiye guhita bitangira gushyirwa mu bikorwa cyangwa se kwemprimwa, bivanwe mu mvugo, bivanwe mu mapuro, bitangire gukorwa. Ibyo rero ngira ngo murabizi cyangwa se mwakomeje kugenda mubyumva, nuko hari abagiye kwerekeza mu mashyamba. Abo ngabo nibo abasirikare batojwe cyangwa se bahawe imyitozo ikomeye cyane, nibo bagiye kwerekeza muri aya mashyamba ya Rucuru, nibo bagiye kwerekeza muri aya mashyamba ya Nyiragongo ndetse no muri bice bigiye bitandukanye byo muri teritwari y'Amasisi. Byo muri teritwari y'Amasisi rero ngira ngo mukomeje kugenda mubyumva kabisa. AFC M23 rero ni ibyanga nuko biza kwigendekera, ariko ninaramuka ibyemeye yeka ko nanone bishaka kuza kugira ingaruka zikomeye cyane kuri uyu mutwe. Urumva kwemerera ingabo nk'izi zatojwe kuza mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba, nibwo batahangana n'izi nyeshyamba, ndavuga abasirikare baba boherejwe cyangwa se inyeshyamba zitahangana nabo, hari amakuru menshi cyane ashobora gutangwa cyangwa se ashobora kumeneka, icyo bita ubutasi. Urwego rw'ubutasi rushaka kuramuka rugize ibyo rumenya, byagira ingaruka zikomeye cyane ku barwanya ba AFC M23. Bityo uyu mutwe biraza kugorana kuza kwemera ko icyo gikorwa kiza kubaho. Nibanga rero biraza guhita bikubitira nyine kuri bya bindi bya Washington. Ari na mpamvu nkubwire nti leta ya Kinshasa cyangwa se Ubufaransa bagize batya, batera ibuye rimwe bahamenya inyoni ebyiri zose. Umutego ukomeye cyane kuri AFC M23, biza kubasaba ubwenge bukomeye, biza kubasaba ubwenge budasanzwe. Igisubizo gishoboka izi nyeshyamba zishobora gukoresha kugira ngo rwose zibashe kuba mu by'ukuri zabasha cyangwa se zabasha gutsinda icyo kibazo, ni ugusubira inyuma bakavuga ko bavuye mu bice bamaze iminsi bagenzura cyangwa se babashije kwigarurira. Bakavuga bati twebwe dusubiye inyuma, turimo turabivamo, dore ko izi nyeshyamba zari zanagaragaje mbere rwose ko zirimo ziragenda zibivamo. Ni umutwe mwiza bari babazi wagombaga kubafasha kuri iki kibazo. Ariko nibaramuka bagize irindi kosa rikomeye cyane, ntekereza ko bashaka kuba bagira ibindi bashaka gukora, bizakuba ingaruka zikomeye. Nibakora ibyo ngibyo biraza kuba intsinzi ndetse n'amahirwe akomeye cyane kuri bo, ariko wenda bashaka kuba bafite n'ubundi buryo bashaka kuza kubigenza. Ariko ndagira ngo nawe ujye muri comment ahatangirwa ibitekerezo, umbwire ese koko ibyo bintu biri kuvugwa gutyo urabyumvute wowe? Izo ngabo z'Ubufaransa zigiye kwerekeza hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zivuye mu ntara ya Chopo, zatojwe bari kumwe na FARDC, baraza kuba mu by'ukuri bagenzwa n'iki? Ese baraza kuba koko bagenzwa na FDLR? Ese baraza kuba bagenzwa na M23? Ese bafite ikindi kibagenza? Biraza kugira ingaruka ki se? Ngira ngo uraza kugenda ujya muri comment section cyangwa se atangirwa ibitekerezo ndetse n'inyunganizi, utubwire nawe, utuganire nawe, utubwire uti njyewe ndabibona gutya, njyewe ndabyumva gutya. Bityo biraza kurushaho kudufasha twese kubasha kugenda twumva neza mu by'ukuri aho ibintu biri kugana, dore ko mu by'ukuri ibitekerezo byanyu murabizi ko aba ari ingenzi kandi tubikunda. Ni ingenzi kandi turabikunda rwose. Hanyuma ikindi kintu kiriho ku bantu mudukurikirana umunsi ku wundi, ngenda mbashimira kandi ndushaho kubifuriza kugubwa neza. Hari amakuru menshi akomeje kugenda asohoka, hari amakuru menshi akomeje kugenda amenyekana. Nta kintu uba usabwa, urabizi nuko uba ugomba kuba hafi, mu by'ukuri hafi rwose, ukabasha kugenda umenya usobanukirwa akantu ku kandi uko byifashe.
ibyo murabizi abadukurikiranye atari ubwa mbere, ari nayo mpamvu ngenda mbabwira nti iyo turimo tugana ku musozo mbibutsa nti abantu siripure abantu mutarakanda subscribe cyangwa se sabone mujye murushaho kugenda mubikora. Abantu mwamaze kubikora sava bravo. Ikindi kintu ngenda mvuga, utanga ibitekerezo cyangwa se inyunganizi birubaka, kandi nanone kuba wagize aya makuru kuri bagenzi bawe, aho ufata link ukayisharinga hirya no hino ku buryo abantu babasha kumenya uko byifashe, nabyo ni ingenzi cyane burya, cyangwa se ugakanda like zikarushaho kugenda ziyongera. Mbashimira cyane rero mwe twabanye kuva ku munota wa mbere, kuva ku isegonda rya mbere kugeza kuri iyi minota. Byari iby'ingenzi kandi byari by'agaciro ku bana namwe. Ikindi cy'ingenzi gishoboka kandi nshobora kuba nababwira, kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza magingo aya ngaya, mu by'ukuri turaza gusubira amasaha ari imbere, cyangwa se dukomeza kugenda tubana makuru n'ibiganiro byo kubishinda bivugwa kandi binagarukaho, ari nako ushaka kunyarukira no kuri Barore TV ukaba wakanda subscribe. Kambashimire rero mbabwiye mwakoze, murakarama, mugira ibihe byiza. Abari mu Burundi nabonye hari amakuru ari guturuka, ariko nayo dukomeza kugenda tuyatohoza kugira ngo tuze kumenya uko byifashe, bityo tubagezeho. Nasabye n'abantu bamwe na bamwe kugenda mu by'ukuri baduha ibitekerezo cyangwa se inyunganizi, cyangwa se baduha amakuru y'ukuri banyuze muri Songa Mbere, abariyo abashobora kugerayo bakatubwira uko byifashe. Rero ibyo ngibyo urumva ko nabyo turaza komeza kugenda tubibakurikirana 5 kwa 5. Reka rero mbashimire, mugire ibihe byiza.